enye nanone muga nabikuze yego muga mbega ibitangaza muga muga nabibonye mbega ibitangaza muga mbega ibitangaza uyu mugore wambeshyera ki ubwo yakize agiye kuzanzamuka ayiwe mbega ibitangaza mugurambeshye we mugurambeshye reba neza ibitangaza byaho kurusha reba neza ibitangaza byaho kurusha aki mwana wa kiwerekaza uko abyutse mbega ibitangaza muganga we kana kamugiriye nabi nako mu minsi ibiri yonyine muraba mwabibonye mwana wanjye ibitangaza by'abakuru kaba katangiye kwiruka kumusufisha ubuse koko arakize koko ubu arakize ushimiye cyane kuko keza nawe yadufashije raki yadufashije bari banciye amafaranga nayo nayabuze keza nawe yadufashije ndagushimiye imbere y'abanyarwanda bose ndagushimiye cyane ke uri umwana mwiza nuko n'abantu bose babibonye bakamfasha n'abasengeye kugira umwana yagera akire kubagenje mboye n'amafaranga nuko mwese ndabashima Imana bahumugisha kazi rero bakunze bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe nongeye kubasuhuza mbifuriza no gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi ku wundi ari abari mu Rwanda n'abari hanze y'igihugu mwese ndabasuhuje uyu munsi rero ngira ngo muri kumubona ni Mama Gaella ndetse na Raki murabizi ko amaze igihe kitari gitoya arwaye afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe wabitewe murabizi uyu rero ni Mama Gaella ngira ngo abamukurikiye ibiganiro twigeze gukora mbere hashize igihe kinini ngira ngo muramwibuka ni nyirasenge wa Raki ngira ngo abamwibuka barahita baza kumwibuka turi kumwe rero twagiye kureba Raki kugira ngo avurwe murabizi ko amaze igihe kinini arwaye harabuze uburyo yavurwa Mama Gaella rero yarabibonye arabimenya mubwira ikibazo Raki yagize ko nta n'umuntu wo kumwitaho hari ariko nk'umwana abereye nyirasenge aje kureba uburyo nawe nk'umuntu mukuru yagira icyo akora ku buzima bw'umwana wabo Mama Gaella turakwakiriye mu kiganiro murakoze cyane yego twarashije igihe tutavugana ariko naje mu nkuru itari nziza kabisa ntago ari nziza pe habe na gato ku buryo twe twaramubuze ariko ndabona ibintu biteye ubwoba ubwo ariko kumureba ntiyumva ntavuga uko nyine ameze nuko nta kundi ntavuga ntago wamubwira ikintu ngo yumve nuko aryama wamwicuza akicara ariko uwabikoze uramuzi ko ari Farida ariko nawe warampimukiye ko umwana nyageje amaginganga twaramuze utarampamaga ukamugara bigeze ahangaha impamvu rero ntaguhamagaye nanjye byatinze kunzamo kubera ko urumva haje wa mushiki we w'umusiramu nawe yaraje yari afite n'umufiance nawe yarahari ubwo nari nzi ko ikibazo kizakemuka vuba ntago nari nzi ko bizagera kuri uru rwego niyo mpamvu nanzi kwirirwa nguhuruza ariko nabonye bikabije aho kugira ngo umuntu akiragenda aremba ndavuga nti ni ngombwa ko nawe ubimenya kino kibazo ukakimenya uyu aramutse adakize kumva ariko ikintu gihari ikintu kinshimishije ni uko ubonetse kandi ukabonekera igihe ndabonetse ariko sinzi icyo dukora kuko Imana imfashe kuko umwana urabizi ko kuri telefone nagusobanuriye nkubwira amafaranga muganga yaduciye kugira ngo abashe kumuvura umbwira nawe ubushobozi ufite umbwira iby'ikibanza ngo wahise ujya kugurisha mbese twarateranyije biranga ntegereza akamikoro twarateranyije biranga bituma hari akabanza nari mfite ariko ubwo kino yari yabigizemo uruhare kugira ngo kaboneke ndavuga ngo kugira ngo umwana akomeze apfa urupfu rumeze gutya umuntu yahagurisha iyo umuntu ariho iyo umuntu afite ubuzima ibintu byose biraboneka niyo mpamvu rero nashakishije uburyo amafaranga Rwanda yabonye ariko ntago ari menshi mwabona nka Keza nawe urafashe uragira icyo yunganira oya nta kibazo wowe bitewe nayo ufite nanjye ndaza kongeraho binabaye ngombwa muganga twanamusobanurira wenda tukazamusigaramo ideni ariko Raki ari muzima murakoze cyane reka twe no gutinda wenda ibindi turabiganira nyuma
umuntu amaze gukira wenda amaze kuba muzima ndumva ari cyo kintu cyaba cyiza. Ndumva nahamagara muganga, ndumva nahamagara muganga. Ntago yumva, ndakubwiye ngo ntago yumva, nta kintu na kimwe yakumva. Uri kumva igihari rero, ndumva tutatinda, reka duhamagare muganga. none se kibazo muganga uramwizeye ke? Ndamwizeye, aramuvura. Nta nubwo ari nawe muntu wa mbere afashije avuye kuri telefone. Yigo ntabwo ari we muntu wa mbere. Si ubyibuka mbigusobanurira ukuntu muganga yambwiye tuvugana kuri telefone akakoherereza umuti? Si ubyibuka? shake nyine nanjye ubwo nanjye mfite mu wari wanze kutizera. ariya mafaranga yose umuntu agiye gutanga ke umwana wanjye ntakireke koko. Oya arakireka. Si turi hano se? Si bigiye kubera kuri kamera? Ntumva kuri kuntu rero ibintu asigaye yambara none ukuntu binameze koko. Umubonye ari muzima. Bira nukuri. None se ke wowe nawe wabonye yambaye ameze gutya koko ke? Ubu ngubu ndakubwiye ngo uri kumureba ari muzima. Nuko utamubonye mbere mu minsi yabanje. Wari kumirwa. Seke nta nubwo no kuvuga. Ntago yumva. Kemba byageze amagare muganga. Gerageza amagare muganga tukumve byari. Reka mpamagare muganga twumve tumubwire. Ibindi wenda twaza kuza kubiganira nyuma. Wenda yamajije no koroherwa. Umva ari byo byaba byiza. Kimurugire vuba vuba. Kamuhamagare. Barugire vuba vuba Kemba barugire vuba kabyara wenda none bimeze nabi. Risike ibi byatangiye ry'indebera nuko ameze none. Humura. Araza gukira. Shake Imana imfashe nuko Imana imfashe. Araza gukira humura. Imana ifashe we. Ugomba gukira keretse hari ikindi kintu muganga yaduka. Alo? Yego umwana wawe. Mugamwiriwe neza. Yego turashima Imana y'u Rwanda mwana wa. Twari turi kumwe na wa murwayi. Ngo wiki wakana we. Nakubwiraga ni twari turi kumwe na wa murwayi twe twavuganye kuri buvure. Wagezeyo. Nagezeho twagira ngo dufashe kuba yakira ukamutuvurira. Mbwira sha mwana wanjye mbwira. Ni kubwira ni twagezeho turi kumwe twagira ngo ubwo udufashe nyine umutuvurire. Yego sha mwana wanjye. Wa muti nabahaye se mwana wanjye murawufite? Wa muti naboherereje wabagezeho? Umuti urahari turawufite. Uko ndi bari nagakeya koko. Mufate rero mwana wanjye mufate mupfundure. Ariko mupfundure mwitonze mwana wanjye. Kagire n'agatina kamwe kavungo katakare kajye ku ruhande mu bapfundure mwitonze. ntangaruka ke yego mana yanjye bino bintu koko umwana wanjye ntacyo yiza kuza kumubwira koko. Ntangaruka nazo. Twawufunguye. Yarabi. Yegusha ndabireba. Nako gahungu mbona kasaze kirwa bakiruka kikoreye ibishara. Yego niwe. Ngo guki mwana wa. Niwe turi kumwe. Kuza gukira koko. Mwana we mfite ubwoba. Agati gakeya mumushyire ku rurimi rwe. Yego. None se umugabo ngo ntangaruka uyu muti uraza kuza kugira ikibazo cyo kumukoraho. Ntangaruka ku muryango wawe humura ntazo mwana wanjye. None se umuga ikize asubire mu mirimo nk'abandi. None se umuga ikize rungu kirahari koko. Kirahari humura wakana we gira vaho gushakira ngo bandite ku bandi barwayi. Ngo ndabigenza gute? Kamutamika. Arawumutamika. Yego sha kamushyire mu kanwa. Agati gakeya kamwe kamushyire mu kanwa. Gakeya kamushyire mu kanwa sha. Ayowe. Wabisoje sha wabishoje. Arimo kubikora. Namubyukije. Urabibasha se kuza gukira. Ndabigenza gute nsobanurire. Mugire vuba sha mwana mugire vuba. Mugana abikoze.
yego sha baruka yego sha musohokemo fata kandi gati gakeya sha mwana wanjye ukamushyire ukanyanyagize mu mutwe we mu mutwe ndi kubona ari ibintu ari umugore wabimwoherereje mu mutwe uwo mugore ko ndi kumukeka umugore ku mana yanjye ni wasanga ari wamuvuna mu turi namubuje w'ikiraya wasanga ari gira papa muri ayo magambo gira bosha nabikoze muga nabikoze wasoje kumushyira ako kantu mu misatsi ye ni ukuri nabikoze karagamo inshuro eshatu umwana wanjye mu misatsi ye karagamo inshuro eshatu nabikoze muga baruka sha yego sha musohokemo ndabona ari ibintu bikaze cyane bamwoherereje mwana wanjye hari n'ibyo bamutamitse bimwe yarabinyweye ibindi barabimwoherereza uranyumva neza yego ndakumva baruka sha muga kundi batangiye kugira amaboko ngo kiwakane kundi amaboko atangiye kugira kweguka muga ngatangiye kunyeganyeza amaboko wabibonye shawa ibitangaza by'abakuru shawa wabibonye muga nabibonye hanyuma rero sha mwana wanjye noneho hari icyatsi gifite amabara y'umweru n'icyatsi kimwe nakohererezanyije n'uwo muti sinzi niba cyarakugezeho nacyo nicyo cyangezeho muga cyangezeho ugiye kukimukubita mwana wanjye mu mugongo inshuro enye mwana wanjye none se muga kino cyatsi kino kintu cyo njye bakimeze gutya ntacyo kiraza kuza kumuhungabanyaho hoya humura wakana we humura bigiye kumusohokamo ibyo bamunywesheje n'ibyo bamwoherereje byose byatumaga yirukanka ku musozi yego muga hanyuma bigiye mu wabyohereje niwe bigiye kujyamo nawe ntabwo njye nkunda abantu bahemukira abandi simbikunda none se muga abantu bahemukira abandi wakana we none se muga koko ubu ngubu biraza kuza kumujyamo koko ko nshaka none se mwisabira ikintu koko muga abone ko ibyo yakoze atari byiza nawe abona ingaruka zo guhemuka muga ndashaka kubona Farida yirukanka kose ngo anyukankishije umwana ndashaka kubona yirukanka ku musozi we namubuje kuva kera humura ibyo nakubwiye wabikoze mukubite mu mugongo inshuro eshatu mukuze cyane se cyangwa mukubite gahoro hoya wakana we ntabwo umuti w'abakuru ukora kuko wawukubise cyane mukubite gahoro inshuro enye inshuro enye 1 2 3 4 hama ishire hehe baruka zamuka sohoka mujyemo nawe mujyemo ko mbona bitoroshye mwana wanjye muga ko mbona bitoroshye nyumva neza wakana we yego muga nyumva neza yego ko mbona ibitambo abakuru bari kubigaya se wakana we ko mbona ibi bitambo watambye ari bikeya muga nukuri nibwo bushobozi maze na keza maze nawe yanyongereye hoya ibintu bamuhereje wakana we ntabwo byoroshye ndabizi nuko ntabwo byoroshye nukuri mwamfasha pe namara gucya tuzayashaka nukuri tuzayabaha nukuri mba warumfasha n'ubundi uzaza gushima kuko ako kana kawe kagomba kuzanzamuka kagakira yego ibitambo rero mubyongere mwana wanjye ndabona ibi 500 mwatanze abakuru bari kubigaya nukuri nimufashe muga nukuri mba warumfasha wowe kabyara se muga kugira ibitambo mwongere ibitambo ngire mfashe n'abandi mugire vuba muga nukuri nayo narinzanye keza namusabye ngo nyongerere nukuri none yafite ahangaha pe none se muga basi kugira ngo dufashe uhita umukorera muvura ahita akira uri kumbwira ngo ikica wakana we ndimo ndakubwira kugira ngo umuvure ahita akira ubwo harabura hangahe kuri ayo ngayo mwongereho umwana wanjye mwongereho nk'ibihumbi 100 mwana wanjye mushaka ibihumbi 100 mwongereho ibitambo ndabona abakuru bari kubigaye kugira ngo ako kana kanyu keguke
bukebuke nimwari mwabonye ko byatangiye gukwasa sha none se muga urahita umukorera kano kanya itekira duhite tubibura nituyashyira ndatamukorera sha none se nta kibazo baretse kandebe so buke mbabarungurize basi ndebe ko yakuzura mbabarire mugire fasha ako mana we mana unyuma ko n'umwana mwiza nuko ndabona nyongereye pereza mubaresha mugire vuba mbere ko bitangaza by'abakuru mugire fasha mugire vuba reka tubare turebe ko yuzuye ibihumbi 100 yego sha reka tubare ihangane gato tubare turebe ko yuzuye hanyuma ngeraho nawe ugiye kubifata biguciye kubibara nayabonye umubyeyi nayabonye ni ukuri nayabonye umubyeyi nayabonye nayujuje ayiwe mbahora umwana wanjye akiremo mbahora umwana wanjye akiremo urakira mu izina ryawe we mbahora umwana wanjye akire we umwana wanjye uko arakira koko arakira humura we wigira ubwoba seke w'icyizere bose uragifite ke nose njye katari ubwa mbere muhaye abantu senga bafashe Yesu Imana ifashe ahubwo reka nongere muhamagare tumubaze amafaranga aramugeraho gute yego kugira ngo ahite yongera subuke cyangwa ntabwo ubonye kubahuke mu mwanya amaboko mukayamaboko yarayazamuye umukayamaboko yarayazamuye nabi nyine ni ikimenyetso cyerekana ko ari bukire sibyo Imana ifashe ni ukuri izere reka nongere muhamagare hanyuma tubwire ukundi uko amafaranga ari bumugereho kugira ngo abashe kumufasha izere Imana muganga aramufasha kari akaboko kanyeganyeze kuriya ni ubwa mbere byari bibayeho yego ubwa mbere bibayeho akanyeganyega ubundi aryama gutyo ntiyeguka ntava naho ari reka rero reka twongere duhamagare muganga tumubwire hanyuma amafaranga ahantu uko aza kumugeraho hanyuma tureka duhita dufasha vuba byihuse akamuvura titaba se noneho muganga bigenze gute n'umuriro ugiye kunshirana yewe mwana wanjye wabisoje ibyo nakuresha twabikoze amafaranga yabonetse umugisha mwana wa amafaranga yabonetse ngaho sha ibintu ugiye gukora kugira ngo ibyo bitambo bigere kubakurusha yego uranyumva sha ndimo ndakumva turakumva ariko mfite n'ubwoba mushake ahantu muherereye mwabona ikintu kibabi kitaruma gishyashya ikibabi ngo nakibona pe nakibona ndabona ari ahantu uri kukireba kirahari mwubura umurwayi wanyu umwana wanjye yego mumwubure neza ubundi muyashyire munsi y'ikibabi mumurenze hejuru sha amafaranga tuyashyire mu kibabi tuyashyire munsi ye muyashyire munsi y'ikibabi nawe mumurenze hejuru ubwo turamwubura yego urakoze cyane genda ukinshira hariya nkizana
akira twakizanye ikibabi arayashyira munsi y'ikibabi mugire basha dore ingere nita ku bandi barwaye shama twana bari kubikora byarangiye mugatwe yamushyize munsi umugisha wa kana we muga nabikoze byarangiye baruka ibitamo byangezeho umwana wanjye ntabyakiriye ibitamo ntabyakiriye amafaranga yakugezeho nayakiriye nayakiriye ongera ufate cya kintu rero nari nakubwiye cya kintu nakoherereje umukubitemo inshuro enye mu mugongo arataheguka mwana wanjye shana tayi mukuteye akimukubite inshuro zingahe enye nanone gakeya muga nabikoze yego muga mbega ibitangaza muga muga nabibonye mbega ibitangaza muga mbega ibitangaza ubarakize uyu mugabo urambeshyera ubwo yakize agiye kuzanza mu kajana ayiwe mbega ibitangaza ntago nabyumva mugurambeshye we mugurambeshye reba neza ibitangaza byaho kurusha reba neza ibitangaza byaho kurusha mwana wa yabyutse uko abyutse mbega ibitangaza muganga we akana kamugiriye nabi nako mu minsi ibiri yonyine muraba mwabibonye mwana wanjye ibitangaza by'abakuru kaba katangiye kwirukanka ku musozi ubuse koko arakize koko ubu arakize ubu koko arakize iwe mugabo koko arakize iwe umwana wanjye arakangutse iwe mugadere nguyu ayiwe sharakoze ni ukuri mbega umuganga iwe mbega umuganga uri hehe umeze neza umeze uti icara neza wimwikegamiye nishobora utora agafite we ndebera umwana wanjye ukuntu yabaye icara neza wakize icara neza eguka usara bishobora we nicare kandi yakize muganga avuze ko yakize ubona yegutse uyu muntu urambeshye reka ahantu urahazi nabyumva ko ubaye muzima gitangaza nibyo ngaho icara neza icara eguka icara neza umeze utese umeze uyu ngo bicaye ibi ni ibitangaza turi kundya ntabwo byaba ubuze ahantu uvuye rake uzi ahantu uvuye ko nari kure hano se urabona uhazi wahamenye uyeke ntabwo mbyemeye njye ntabwo nari nzi kuzongera ukicara ukabona ese ubu ngubu nibyo koko uri gukora karakize koko nyuma y'iyi myaka yose noneho uramenye twarakwanze kandi mbona nza kukureba ntumenye ukambwira ngo ndinde ndakora icyaha ntabwo twakwanze ahandi urumva nta kibazo mu mubiri umeze neza we n'ibitangaza umwana wanjye arakize si wowe muganga umukuye heke umuganga wamuvanye hehe mamagaye se wamubonye ke mwana wawe turi he ntabwo wahamenya pe mamagaye se wamubonye uranzi umugahera uranzi mukuru ya rehema ni wa musheri we nakubwiye ariko we n'abagore rwarahize noneho ni ukuri Farida avuye hano wafashe undi Rehema uzi ko bwapfuye se ubukwe bwanyu na Rehema ntabwo umurenge uzi ko wapfuye nta murenge mwakoze umurenge warapfuye wa Isusara none yagiye Rehema yagiye he yarigendeye nyine ubu ni umukobwa nyine abiwabo ibi byo kubura bizi rake ibi byo kubura bizi ibi ni byande imyenda ni iyawe niyo wambaye sinzi aho wayikuye ariko nyine iyo myenda ni iyawe
tugusanga nkubona bwa mbere ukigira ikibazo niyo myenda wari wambaye. Iyo myenda iwawe urayigira? oya ariko bagore n'abagome nuko kunwanyica umuntu utazi n'imyenda yambaye koko. Ariko nari namukubujije. Nari naramukubujije mwana, nari nakubujura Farida. Ni Farida niwe waguhumanyije. Ubimenye. Farida. Ariko ubwenge ntiburagaruka neza. Urumva uri tayari nta kibazo? Yakumeze ute mwana wa? Urumva umeze ute koko? Urumva umeze ute? Umutwe. Ihanganira kira muganga arakuvuye ariko muganga n'igitangaza arambyaye. None se Black hari ikintu wibuka ubasha kwibuka mu bintu byose byakubayeho hari ikintu ibihe byabaye ibihe bihe suheruka iwawe mu rugo ryawe? Ashana turi ni he? Aha ni wowe se urabona ari wowe hano ari mu rugo iwawe turi amwanjanye urabona se turi hehe? cyari nawe gutekereza neza gusa ikintu gihari hehe se hanga ntago turi mu rugo ntago ariho turi n'ahandi hantu twaje kugira ngo muganga kuvure ukire sinari ndwaye ururembye ahubwo ariko Farida ni umugome ni ukuri Farida ni umugome nise naguze ahantu uri ntago yahamenya ariko ikizima nuko yakiza ameze neza agenda azanzamuka aragenda yibuka umuntu waguhumanyije uramuzi mumubwira amumenye ubu se kenda mubwira araza no kuza kubyemera koko uri buze kuza kwemera guhumanyije rake Farida ni Farida wakugize gutyo nkubuza Farida kugeza amaginga ngana none ageze naho yaragiye kubuza ubuzima bwo yagiye kukwica Farida nyakwicwa n'uburoro none se none wemeye Farida ko yabikora ni Farida usibye ko Farida ibintu yakoherereje nanjye na muganga namuhaye amafaranga nawe yabimukoze nawe uzabona yasaza yirukase ku gasozi yego kuko yaragiye kunyicira umwana kugeza amaginga ngana nawe aranabyemera ko yabikoze zakinyereke bazamukwereke ibyo ngibyo uzabisabe keza niho wabikora niho bahuza ikiginga cyanyambitse iyi myenda cyayikuye iyo ni imyenda niyo twagusanganye wambaye tugusanga iwe mu rugo sinzi aho yayivanye niyo cyanyambitse yawe sinzi situza hiwe telefone yanjye irihize nganyumve nta telefone ugira telefone sura yigira ahubwo ubwo ni Farida uzifite nta telefone nagusanga kwibaza Farida ariko rake igihe nahereye nkumbuza Farida ukavuga ngo ni Farida ngo turamwanga ntabwo tubiza ahantu ziri nase ko wari urwaye telefone wayikoreshaga ubwo ni uzifite ngewe imbaze bya Rehema ngiye cyo ndi kugaruka niko kuva Farida kunera kugize Rehema yasubiye iwabo umurenge wanyu warapfuye kuko wayisusara habura icyumweru warapfuye kubera ngi ku munsi w'ubukwe nyine ugira ikibazo nyine cyo mu mutwe Farida aragutwara umukobwa nyine umurenge urapfa ubukwe burapfa ikirori kirapfa byose byari byarangiye mwarabiteguye umukobwa yisubirira iwabo bari iwabo byararangiye nta mufiyanse ufite nta n'ubukwe ufite byararangiye byose ni Farida kandi aranabyemera Farida nzamwereka ikintu kimwe none se base muko Farida yaguye mukira kandi yarabikoze Farida yagane iki kira cyegene nakivuza ngo ni kira ukambwira ngo kumwanga imitima ibiri ya Farida kandi wajya kubivuga ko afite imitima ibiri warabivugaga na mbere yashatse ngofe apana gupfa usare narangiza upfe nyine tukubura nk'umuryango akoze ko mbyibutse kuko mwa nibutse ko twagiye gushaka imyenda ngo y'ubukwe buryo bwari ubwanjye ntabyo nonsetse bwari ubwawe wowe na Rehema tuhashize icyumweru turakubura uwo nahura gute na Rehema
hemase cyakora kubera ko aguheruka ukirwaye umuntu yazamuvugisha yaransuye yaraje yaragusuye rimwe se inshuro ebyiri yaragusuye ubundi indi nshuro aragaruka Farida yanga kumukwereka wamenye ko ari Farida gusa tu rero ndumva nta bindi bintu none byinshi hano turi he turakubwira nyuma icy'ingenzi ni uko ukize muganga arakuvuye twakoze ibishoboka byose dutanga amafaranga muganga arakuvura reka dusoze Lucky nawe ataha agere mu rugo ufite urufunguzo rw'iwawe se ubundi sibwo ntabwo imyenda ni muri mu rufunguzo se ubwo ngubwo urugi uraruca uraza serire uraza kuyica ugere mu rugo utunganye ubundi tuzaganira nyuma neza sibyo ibintu byose tuzabiganira nyuma uko umazije kumera neza nawe wasubiye ku murongo mama gaye gira ikintu wavuga hanyuma dusoze ngewe mbere byose ntabwo nabanza gushimira muganga natabanje gushimira we Keza ke urakoze cyane kunyunganizi no kwampamagaye ndagushimiye cyane kuko Keza nawe yadufashije Lucky yadufashije bari banciye amafaranga nari nayabuze Keza nawe yadufashije ndagushimiye imbere y'abanyarwanda bose ndagushimiye cyane ke uri umwana mwiza nuko n'abantu bose babibonye bakamfasha n'abasengeye kugira umwana yagera akire kugenje mboye n'amafaranga nuko mwese ndabashima Imana baho umugisha na muganga mbanje gushimira muga ntago nzi ko abantu kwa kino gihe babakora ibitangaza nuko ntago nzi ko umwana wanjye yakiranye nabibonaga ari ibintu by'ibikino ariko muga aho uri hose ndashaka kugira ngo nzakubone urakoze cyane reka dusoreza naho mu kiganiro cy'ubutaha